nkuko mubibona dusanze abakinnyi kuri set bari gukina filime kuri Mayira Empire. Reka duhere ku mukinnyi wa mbere atwibwira atabwira na scene yakinnye se yayikunze yayibonye gute. Bakwitanye. Nitwa Safi. Safi ni izina ryo gukina cyane izina ryawe bwite. Uyu munsi wakinnye filime wabonye byifashe gute, wabikunze cyangwa bagwaye sentakunze? Ahubwo mpora mbikunda kuko mbihorana muri njyewe. Yego. Tubwire nk'agace gatoya muri scene wakinnye uyu munsi. Nakinnye ndi kumwe n'umutonto nyine ajya guhura n'umusazi n'umusabirizi aramusaba abura icyo amuhereza deni tutatwijyanira. Okay, ndabona hano n'abandi basitari turi kumwe bari kugenda barya uduserifa ariko nta kibazo tugenda duca kuri uruhande rwose tuganira. Bakwita nde papa? Nitwa Bondo Secyugo. Ya nkuko mubyumva rero abantu mukurikiye Mayira Empire murumva iryo zina Bondo. Reka dusobanure impamvu bamwita Bondo. Ni ibi bikapu nturimo kureba ibi bintu by'ibikapu se. Igikapu ntubukireba koko. Yari iby'imyaka 5. Ntububone igikapu kweli. Nukuvuga ngo iki ni icyumba ni ibyumba 3 na saro ariko yaje kubikodesha abaruhu rw'inda. Naho rw'umuserebanya yaje kubikodesha abura yo kwishyura ndamukatira burane impamvu arimo kuvuga kuri niyo mpamvu wajya muri guterana ubuse nyine no kuba mu makaro uraza kuza kubimenye. Okay, twakomeje hano umusaza udafuse cyane ariko ufite tuntu tudasa nk'utwabandi je nitwa Izayi. Yego ariko Mayira ndarikunda cyane ngira ngo urabizi nanjye ubona ko nungirije ni bibiri n'igiki. Arya wavuze ko ari ibyumba bingahe ho? 3 na saro. Ni chambrette. Hariya hirya barimo amakaro. Je ni chambrette. Okay, ndumva rwose abantu bakurikira Mayira Empire bafite udushya twinshi urumva abakinnyi bafitemo chambrette mu nda zabo harimo ibintu byinshi. Hanyuma uyu munsi filime byagenze gute? Okay, byagenze neza. Nubwo nyine ikiri mu ibanga ariko vuba aha ngaha tukaba tuzayisohora. Ariko mbere yo kuyishyira hanze interamatsiko irimo nuko irimo udushya twinshi cyane. Tumwe muri utwo dushya wadusangizaho kamwe muri two. Harimo umukobwa ukunda amafaranga bakagenda bamupepura kubera amafaranga. Muzasangamo umugabo bavugaga ngo ni umusazi ariko ni umuntu uzi gusabiriza cyane. Azi gusaba igikombe wakibona cy'imvuzo ariko tukabana hano n'umukobwa mwiza witonze ariko araza kutubwira amazina atubwire n'uburyo ki yakitinze muri filime. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Yaba kwitande? Nitwa Kanyana. Kanyana n'ubwa mbere uje muri movie cyangwa usanzwe ukina? Ndashaje saze muri movie. Saze muri movie. Yego. Uyu munsi kuri tele byakugendekeye gute? Niki cyakugoye? Niki cyakoroheye? Abantu wenda ubonye bushyashya byagenze gute mu buzima? Yana gishya kirimo kuko nkubwiye ko ari byo bintu nkora. Numva nta bishya nagiye mpura nabyo nyine ni ibisanzwe mbona buri gihe. Nka role wenda wishimiye wakinnye uyu munsi ni wadusangizaho gatoya? Role kuri role kijyanye na role wenda aricyo navuga ko ari gishya kuko role zihora ari nshya igihe cyose nyine. Izo twakinnye zose nabonye ari nshya kuri ngewe nyine. Ariko urizera neza ko byagenze neza? Yego. Stay touch kwakurikira Mayira Empire rero ko bazaguha comment nziza ugakomeza mu rugendo rwawe. Of course. Tukabana hano umusore utari muto ariko ufite ikiroso n'iki n'umusitari reka twibwire. Uraza umusore ndaki. Ni umusore kisesha. Okay, ngewe arya nitwa Ruhu rw'inda Cash Power Mbavu kwari menshira. Ako ngewe nata bana bajama bahoze bavuga ngo bamwe ngo bafite icyumba na saro abandi ngo ni 3 bro ngeri ni itoto. Iri ni itoto mane. Agwa kumva amafaranga mba narashoye. So imeze tubundi. Ubundi se hawari ubundi wowe waretse nkivugira. Kuri kuniganira ijambo. Rata umugabo angirira n'ishyari Imana. Ushobora kuzayibona no muri filime umugabo ashobora kuzambera akazungu nta wamenye. Muri make tere y'uyu munsi wayibonye gute ibintu watinze abantu bakurikiye Mayira Empire n'icyo babasangiza ngo bagira amatsiko? Bro reka mbwiza ukuri sibyo. Tugiye kubaha show irenze show urumva kuri Mayira Empire gusa mukore subscribe
munasharinge turebe ko ibintu byacu byagera kure gusa tuzi ko muzabikunda kandi muzaryoherwa harimo udushya twinshi pe kandi harimo creativity ntabwo ari nka bya bindi umuntu wabyuka agategura projet man harimo creativity pe uzarebe nawe uzambwira twagiye kundi musore hano wambaye ikote ry'i white ubona ari umusirimu cyane mwiriwe neza bakwitande ndumva akaboko kari kone bugiye banyita Simplice ariko asemwareka ariko ni muri no ntuza ni Kadogo niyo mpamvu mubona urabona ba Kadogo bari tuzira ubusa yatumye umuntu ibintu ndabitanga yambaye mutumye ndabizira nawe umuntu ibintu shabyihorere mbabare wari urimo muri make ntagera mbimare okay mbonye menshi gukina muri filime cyangwa se gukina shawa ni first time tu ariko man ni byiza tu kandi nanone ari igihe ujya mu kintu for the first time ukavuga ati we ukagikora ari ubwa mbere icyo nakubonye aho uri ndangara okay twakomeje ndabizi abakinnyi ba filime bagira udukoryo twinshi n'icyo babwira umuntu utaragera mu buzima bwa filime kano kanya shamane kujyamo usanzwe abikunda akaba yarabuze amahirwe bamubwira ngazemo cyangwa babonye bikomeye ntazasemo ntakajya umuntu witinya mane kajya umuntu witinya tu hari igihe ukora ikintu for the first time ugasanga hari aho kigeze nyine tu hari aho kinakugejeje mane tu ntakagira umuntu witinya tu tinyuka okay nabona mucifite dukorya ariko kubera igihe reka tuvuga ngo twasoza kino kiganiro abakunzi mukurikiye Mayira Empire rero nkuko mwabyumvishe nago byari byoroshye kuri tera ariko mwakinyi wose twaganiye mumva ko mufite amatsiko menshi y'ibintu bakinnye reka tubararikire gukurikira ibindi bintu byose bizagenda bikurikira ama episode ama filime udukoryo n'utundi tuntu twose mwari kumwe na Ken Empire 250